ndetse n'abari muri diaspora. Kristo Yezu akuzwe, umwaka mushya muhire. Gahunda ni Catholic Church Entertainment, dukora mu byiciro bibiri, umuziki gatolika uteye imbere kandi wimbitse, kubera ko ndi kumwe na Rwayugisipriye ngomba kongeraho wimbitse. Noneho kandi ni n'ukwemera kwacu, icyo we yise nouvelle evangelisation, kandi dufite amakuru ko yarabihagurukira mu ndirimbo zahindura amateka n'izindi nyinshi araza kutubwira za nkubone. Indirimbo zose zigaragaza ko yari guharanira ko amateka ahinduka muri Kiliziya Gatolika mu kwemera ndetse no mu muziki, kandi turi mu rugendo kandi rufite aho rugeze. Tugiye kubasusurutsa rero ariko mu kwemera mu buryo buri spirituel. Reka tumuhe, nanze kwirirwa muvugaho byinshi, uze twaraganiye muranamuzi, ariko nawe aratwibwira. Reka abanza dushyire imbere y'Imana, ibindi birakurikiraho. Umwanya ni wawe. Hari isengesho ndi buvuge mu Gifaransa, ibindi byose turabikora mu Kinyarwanda. Yego, nta kibazo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Viens Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, tu es le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne ces dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Yubahe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nuko bisanzwe iteka niyubahe n'ubu n'iteka ryose. Kira Mariya utarasabanywe icyaha, urajya udusabira twese abagungiyeho, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Nitwa Rwayugisipriye nk'uko bivuze, ndi umuhanzi gatolika w'umunyarwanda, ibindi turakomeza tubiganire. Wibagiwe kuvuga uri umuhanzi w'indirimbo gatolika, ariko uri n'umususurutsa kwemera. Ni vocabulaire nk'iyo, umususurutsa kwemera cyangwa kongera guhagurutsa ukwemera, sinzi kuminjiramo akantu nka kariya waminjiye mu muzika wa Kiliziya. Yego. Iyo uvuze, iyo twumvise Rwayugisipriye duhita twumva ubu ni indirimbo nkubone, kuko abantu benshi bakwita nkubone. Muri iyo nkubone niho umuziki wavugururiwe gatolika bwa mbere, kuko nanjye njya gukora ziriya ndirimbo za All Star, niyo yatwenspiye, niyo twagendeyeho, tukareba video ukuntu imeze neza, tukumva n'umuziki ucuranze bigezweho. Ariko bwari n'uburyo bwa evangelisation, kuko wasangaga nabo mu yandi madini bayikunda kugera n'ubu ngubu. Wabanza ukayituririmbiraho refre yonyine, ukatu indirimbo eshanu, ashaka indirimbo eshanu zawe undirimbira refre gusa. Hari impamvu. Uri atari wowe uzi gutungurana. Nkubone ejo nandi kureba kuri YouTube mbona yasohotse muri the 10 best songs, Catholic songs, gospel mu Rwanda. Yego. Yes, nkubone urabizi ko wayisubiyemo, utuma yongera 2,2 na hafi na 300 za views. Wow. Hejuru ya za zindi 7,500. Wow. Nkubone Mana nkubone, ndakwisabiye Mana nkubone, nkubone Yezu nkubone, ndakwisabiye Yezu
nkubone. wow barabyumvise abadukurikiye bari bazi ko ari imashini yabikoze cyangwa ko yenda kubera ko yaririmbwe n'abandi bantu mbere imwe ya mbere bazi kutazi kuririmba, ahubwo turaza no kubumvisha ku zindi ndirimbo, turaza kuzibabwira kugira bajye no kuri chaîne yawe bazirebe. Twakomeje iya kabiri yego iya kabiri nayo yasohokanye na nkubone, uretse ko yaje nyuma gato ya nkubone ngo ni 2015 gutya na gatanu na gatandatu. Yitwa aruhagazemo umwami w'isi n'ijuru. Ariko umwami w'isi n'ijuru ntabwo nabyongereyeho, navuze gusa ngo aruhagazemo. Hehe mu Rwanda, u Rwanda ubwo ni u Rwanda bitewe n'iyo nteko turi kumva. Aruhagazemo umwami w'isi n'ijuru, ibirindiro bye nta kiremwa haba ku isi no mu ijuru cyabiyegayeza, ntacyo. Wow si ya kabiri yose, ni iya kabiri tuze kuri nizirabe 5 ya indi wavuze. Hindura amateka, cyangwa mbere yuko tugera kuri hindura amateka hari yitwa ibyari inzozi. Ibyari inzozi bigiye kuba impamo, ibyari inzozi bigiye kuba impamo. Wow, bigiye kuba impamo. Wow. Sawa. Amateka none hindura amateka nayi izi ndirimbo zose ndi kuririmbira nazihimbye mbere ya Covid. Hindura amateka. Yego. Hindura amateka nayihimbye kubera kubona kababa. We banzu zindirimbira. Ibindi turabigera. Hindura amateka mana yanjye, abo waremye basigeho kurindagira. Hindura amateka, hindura amateka Kristo umucunguzi, abo wacunguye basigeho kwandagara. Hindura amateka, hindura amateka Roho muhoza, abo waremye basigeho kwandagara. Hindura amateka. Mbese ko nzi kuririmba. Oya ngiye nsanzwe nkwemera, ahubwo se abandi bari kubyumva nibatubwire muri comment niba uririmba neza cyangwa utaririmba neza. Yego ubwo ngubwo iyo ni yakanakize kuri 5. Iya 5 niyo ya nyuma. Ndabizi ko ufite nyinshi ariko nagusabye 5. Oya igifaransa reka mbe nkiretse. Iyi tube tuvuga iby'abanyarwanda. Ndirimba indirimbo ngiye gusohora yitwa nguhaye isuka. Nguhaye isuka. Ko bigiye gusana bya bintu byo mu ivanjiri ngo aho kugira umuntu ifi ngo wamwigisha uko bayiroba, ndi kumva aho kugira nk'umuntu imyumbati cyangwa ibijumba wamuha isuka ukamwigisha aho bihinga. Ni byiza kuvuga nyine ibijumba n'ibiki kubera kuzi uko bihingwa, uko ibyo barandura n'ibyo batunganya neza. Ni nshya, reka ndebe ko nyibuka. Nguhaye isuka ugenda ujye mu murima wanjye, nguhaye isuka ugenda ujye mu murima wanjye, urandure ibishyitsi bishikamiye imizabibu y'umwana
ahanjye urandure ibishyitsi bishikamiye imizabibu y'umwana wanjye musize neza n'ibindi ubundi kugira ngo murambure neza musize neza mutunganye ubutaka kugira ngo ijambo ry'umwana wanjye mbese ribibwe neza. Wow. Noneho rero kubera ko usoje utavuzemo Bikira Mariya kandi hari indirimbo nyinshi uranyongeza igihano no kunyongeza indirimbo ya Bikira Mariya. Mariya urinde kuko ndayizi ko wayikoze. Ushaka kukumenya Mariya akubwirwa na Yezu. Ushaka kukubona mama akwerekwa na Yezu. Ushaka kukwakira Mariya aguhabwa na Yezu. Urinde mubyeyi uruwo tutazi, reka nkuvuga ukuri. Wow, ndishimye cyane urazindirimbiye. Njyewe numvise indirimbo zawe nyinshi cyane, izo wasohoye hafi ya zose narazumvise. Hari izo wasohoye mbere yuko ntangira kugukorera n'izindi tuzakora, ariko logique hari akantu cyo bita denominateur commun, hari ikintu kidahinduka. Umeze nk'umuhanuzi, uri umuhanuzi, no kuvuga uri kuvuga ibintu tutarageramo. Hari ibintu wagiye uvuga guhera igihe watangiye guhanga, kandi ndi kubona bimeze nk'ibigenda byireyariza muri no minsi. Ubu umeze nk'umuntu uri kuvuga ibintu byo ku yindi si, ku isi tutarageramo. Bijya gusa n'abahanuzi nabo hari ukuntu bagiye baza bakajya batubwira ibintu bitandukanye n'ibyo turi kubona, ariko igihe kikagera tukabibona. Na Yezu nawe yaje atubwira ibintu tutarabona, ariko igihe kiza kugera arabitwereka. Indirimbo nkubone Yezu, nkubone Yezu, nkubone, no kuvuga ubushaka kumubona ariko utari kumubona, no kuvuga hareta uburimo n'indi ushaka kujyamo. Oui. Hari Mariya urinde, ndi kwifuza dusobanurire udusharinge kuko bimeze nk'ijambo ry'Imana naryo hari ukuntu abagiye abaryandika we yenda Imana yagiye yenspira, kuko twese turi abantu iyo eta abarimo twese tuba tubihuriyeho. Niyo mpamvu nifuza nkuko zituryohera mu matwi indirimbo zawe, ariko no mu buryo buri spirituel. Iyo wumvise hari ukuntu, hari umupadiri twakoranye ikiganiro ejo bundi twakora Imana, aravuga ngo texte sans contexte ihinduka pretext. Texte ihinduka pretext. Iyo n'ijambo ry'Imana iyo utari kumva contexte yaryo nyine ubifata uko ushaka. Turifuza kumenya, abanyarwanda barifuza kumenya indirimbo za Rwabigwi contexte yaryo, kugira ngo twitereke muri iyo eta natwe tubashe kuryoherwa n'umusaruro n'izo ngabire zikomoka ku ndirimbo zawe. Bon, nubuhanuzi bwambaye ubusa ku muntu ushaka kubwumva. Urabona mpereye nko kuri nkubone, nagiye mbisobanura kenshi, ariko nyine nkuko mbikubwiye byumvwa nushaka kubyumva. Ni kwa kundi uba uri mu gihe muri iyi si muzi mwese, uvuga uti ese abantu ko basenga bazi Imana, basenga cyangwa basenga ya Mana bigishijwe. Nko mu Rwanda kuva ku bakoloni 95% ari abagatolika, ariko bikaendinga genocide. Ukibaza uti bazi Imana basenga?
noneho muri bwa bukristo bwawe personnel nkuko nawe uri umukristo nkuko n'abadukurikira ari abakristo ukagira désir yo kugira ngo bene wanyu abanyarwanda bamenye Imana byimbitse, bamenye Imana nyamana, atari ya indi bigishijwe, ahubwo iyo biboneye n'amaso yabo nkuko Musa yayibonye kuri Mo Sinayi, nkuko intumwa ziboneye Yezu gutya zikamukoraho, nkuko itisi. Noneho nibaje nti kuki nge nta kwifuza kubona Imana nkuko Musa yayibonye, nge narayibonye mu buryo bwose butandukanye. Burya Imana Data niyo namenye nyuma ya bose, burya Imana Data iteye ubwoba, nta upfa kuyibona, iri kure. Niyo mpamvu Yezu yavuze ngo uwambonye aba yabonye Data. Ariko yabwiye n'intumwa ze ngo ndagiye ariko ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza isi irangiye. Noneho nkabaza Yezu ntese nge ubwo hari muri 2002 na 2003 nayimishije misa nziza cyane muri Notre Dame de Citeaux iteye ubwoba, numva naryohewe kugeza mu ndibaza umutima, vuga ariko nge ndashaka kureba Imana nkuko Musa yabisabye. Yezu ndashaka kumubona, kuko wumvaga iyo abandi bavuga ukabona umusaruro wayo utawubona, iyo yindi twize mu bitabo cyane. Nanjye ubwanjye ngafiringa ko hari Imana, ariko nibaza iyo Mana itaboneka itagaragara iracyariho. Nguciye mu ijambo ariko urakomeza, nagiye nkorana ibiganiro abantu benshi tuvuga ku madini, abantu bakibaza ngo idini ya Yesu ni iyihe yashinze? Ese ni Eglise catholique romaine orthodoxe hiyihe, ni protestantisme, ni ibiki? Kuko uhita ubona yagiye ibyo byose bitabayeho. Ibyo ni challenge nigeze kiroroshye. Icyo gisubizo kiroroshye kuko nagize amahirwe njya Israeli, njya ni Rome. Ugeze Israeli usanga statue ya Petero banditseho la primauté de Pierre. La primauté urumva icyo aricyo mu Kinyarwanda wabivuga? Primauté, la primauté de Pierre. Primauté no kuvuga ubwo uwo muntu agomba kuba ari we wakonoje mu kuba wa mbere mu guha yara maximije, ariko bien sûr kandi ari mu nyantege wa mbere uretse Juda bon na Thomas un peu, ariko yabaye umunyantege wa mbere quand même yihakana Yezu. Ariko nyuma yizuka Yezu yongeye kumubaza urankunda? Ni ibyo rero byatumye Yezu ntatakariza icyizere umuntu ngo nuko yagize intege, ahubwo ryashyaka y'urukundo. Alors iyo ugeze Israeli, yaba abagatolika, yaba abaprotestanti, yaba abakopte, yaba abaorthodoxe, yaba abandi, i Kafarnawumu uhita ubona statue yiganje yanditseho la primauté de Pierre, kandi bose barabyemera. Amadini yose arabyemera. Ubwo bivuga ko rero abandi bwo bagiye ari byo bagiye bihangishwa. No, tugende gake tugeze i Rome, Place Saint-Pierre. Iyo ugezeyo iburyo ubona Petero, statue ya Petero. Ibumoso ukabona statue ya Paul, Saint Paul. Abo ngabo c'est le pilier de l'église. Bon, wenda icyo gihe Kiliziya Gatolika izina ni kwitwa l'église catholique, icyo gihe ntabwo ryari bwitwe l'église catholique, ariko urebye culture, umuco, ntabwo uvuga ko famille ntihari kubera ko idafite izina, ahubwo ureba présence yabo n'umuco wabo, byonyine biconstitue famille. Alors tutagiye rero kure Kiliziya Gatolika, nushaka nongereho l'église romaine catholique romaine, catholique romaine, sibyo? Na l'église d'Orient orthodoxe, wenda izo ngizo tuzifate ko arizo nizo Kiliziya za mbere.
kubera ko orthodoxe nyine intumwa zaratatanye sibyo aba theologien je ntabwo ndi umutheologien nta nubwo nize theologie cyangwa philosophie nayize kugeza muri secondaire ariko ibi ngibi nibyo nize mu myemerere yanjye n'ubushakashatsi n'ingendo nagiye impamvu nayo mbikubajije kugira ngo dusubiraho warugeze nuko warugize uti wabonaga Imana abantu bize mu bitabo ukabona umusaruro nyine tugenda ku mateka y'igihugu cyacu utarabaye mwiza ukifuza kwihurira na Yezu ari no mpamvu wahimbye nkubone Yezu nkubone ukamwibonera ukamenya uko ameze utandukanye no mu bitabo mpamvu nari nkomoje kuri ako kamadini kuko ngenda no mu Rwanda ejo bundi hari ayo bagiye banahagarika n'ibiki donc wifuzaga guhura na Yezu nya Yezu utari wo mu bitabo kuko bari abantu bagenda bafite verisiyo z'aba Yezu n'amashusho n'amafoto yabo batandukanye cyane ariko mbere yo kugera kuri akoreka mfuke neza ako kamadini kugira ngo abantu batanyumva nayo bakagira ngo wenda ndwanya ndi madini hoya hari ijambo Yezu yavuze kandi ni Saint Jean bagiye bagasanga hari abantu bari kwigisha mu izina rya Yezu ndetse birukana no mashitani mu izina rya Yezu bagarutse Yohana aravuga atese watwemere tugategeka umuriro ukabamanukira ukabatwika itese Yezu yahise ababwira ati non celui qui n'est pas contre nous est avec nous, celui qui rassemble avec nous donc il est pour nous, tu vois utaturwanya abari kumwe natwe nushyira hamwe natwe abari kumwe natwe. Alors hari nandi madini nyine yagiye avuka nyuma kandi nayo akomoka kuri Kiliziya Gatolika nayo arubaho les protestants, les adventistes, etc. Donc akokoto icyo tubanze tucyumvikaneho kandi ntabwo niyo wakuruka ukabigitangaza umubyeyi icyo turi gushidikanyaho ntabwo turi kubarwanya ahubwo umusaruro icyo bimariye roho z'abantu muri spiritualité niho twari tubikomoye ariho hagwa inspiration nyine ukibaza ibyo bintu byamaze iki ko byari bihari nyine tukaginyura muri ayo mateka mabi. Bon nubundi nari umugatolika convaincu icyambere urumva ko icyambere maze guprovoka Yezu yaranyeretse nyine. Waje kumubona? Bien sûr. Wow. Si rimwe si kabiri mbana nawe donc ntabwo nta gitangaza kirimo n'abandi bose n'abapadiri babana nawe buriya nuko badashaka gutangaza témoignage zabo ariko ariho ni muzima na Bikira Mariya ariho mu Rwanda uri kubona ko ari kugenda ejo numvise n'umupadiri tanga témoignage ko mu Ruhengeri Bikira Mariya yabonetse bon si bitangaza ijuru riri kumwe natwe ahubwo ribonwa n'ubishaka n'ubikorera ariko hari igihe dutegereje nyine igihe cyo kwigaragaza kwa Yezu ibihe bya nyuma byo bizaba ari terrible. Bura ntago twavuga ko wajya uririmba Yezu cyane na Bikira Mariya kandi abimusanze bavugaga ko Yezu bamubonye ariko Bikira Mariya yamufashe kandi wabikoraga ku buryo buri scatologique bimeze nkaho nyine ari ibintu dutegereje ntitwavuga ko yabanje kukunyuraho mbere yuko agera imusanze. Ngiye bara nawe kuva bo wenda nangiye kumubona mu buryo buri spirituel ariko n'amaso ya roho donc ni nkuko ndi kukubona ni nkuko ndi kubona iyi kamera yawe ni nko ndibona ni abamarayika batagatifu ibyo byose ni ibintu bisanzwe kuri ngewe kuko indirimbo zanjye zose zihimbwa zifite aho zivuye ntabwo ngiye nshobora kwicara nk'umunyamuzika uza amanota cyangwa iki wongeye kuri piano ntangire gushushanya amanota n'amagambo never ni bigomba kuza muri inspiration que ça soit Rome Mutagatifu ansaba fata nk'iriya ndirimbo yitwa Kingoyi z'akarengane nubwo wenda abantu batayireba indirimbo nahimbye nijoro ariko amagambo yisukaga ukabona Holy Spirit ko n'ikinyarwanda ubwacyo kirimo ntabwo nari ngifite donc ni ibintu biraho nkubone rero nayiririmbye nararangije kubona Imana nararangije kubona Yezu nararangije kubana kugira uwo mwihariko n'abijuru benshi ariko nkavuga nti nifuza ko n'abavandimwe bantu
abanyarwanda abo tuvukana n'isi abasenga batazi ibyo basenga bave mu mikino binjire bigahita bihura n'iriya nsanganyamatsiko yitwa iyogezabutumwa ryimbitse, gusenga byimbitse, kuririmba byimbitse. Tukiri kuri ibyo by'umuziki nari ngiye kukubaza, hari ahantu duherutse guhurira njye nawe twatumiwe na Kiliziya ku bijyanye no kwinjiza iyogezabutumwa muri digital content, digital continent digital kubera igihe tugezemo. Icyo gihe bagiye berekana buri wese impamvu bamutumiye, bagaragaza ko indirimbo yawe Nkubone yarebwe n'abantu barenze miliyoni 7, ko ari nawe ufite indirimbo mu Rwanda ya gospel iri hejuru y'izindi zose. Kuba warahimbye Nkubone ikaba yaragize izo views, ari wowe uri on top mu ma views muri Kiliziya Gatolika, no kuba Kiliziya yarabihaye ako gaciro, ndetse n'iransanganyamatsiko twe ntago twemerewe kuyivuga cyane kuko ntago atwe tuzabitangaza. Kuri wowe wabyakiriye ute? Bivuze iki? Bigiye kugira izihe ngaruka ku buhanzi bwawe? Nituvaho ngaho turaza kujya ku kindi kibazo cy'iby'ukwemera twari tukiri mu muziki. Ku bijyanye n'uko iriya ndirimbo nyine yaba Kiliziya yaba n'isi yose yaba n'abanyarwanda bose, amadini yose atandukanye barayikunda, barayemera, barayikunda muri structure yayo. Bo uribuka ko akarefren niko gusa nabonye mu nzozi nyine abamarayika baririmba, ariko ubundi ibitero namaze nk'umwaka cyangwa amezi menshi ntaramenya aho ndi bubikure. Yeze ubwo Roho Mutagatifu wenyine ambwire wowe tangira gusa ibindi biraza. Mbako nabifatiye umwanya, hari iyo ngiyo, hari natwikonozemo nazikoreye hamwe icyarimwe. Ariko mu kibazo ubajije, si kuba iriya ndirimbo yanshimisha mvuge ngo ndi umuhanzi w'igitangaza, hoya, ahubwo kuba abanyarwanda ku isi hose barayakiriye bakayigira iyabo, bakayigira isengesho rya buri munsi, abihaye Imana bakarigira. Surtout ngira témoignage nyinshi z'ababikira, abantu benshi babyuka mbere yuko bakora ikintu cyari cyo cyose bagatangira kuri iyo ndirimbo. Byaranshimishije. Icyakabiri ukomojeho nuko Kiliziya mu buhangange bwayo na sagesse yayo, buriya bafata ibyemezo batinze, ariko iyo bafashe icyemezo gihita gititiza isi kandi kigakora. Kiriya rero uvuze ko tutagomba gukomozaho nkatwe ba Catholic influencers, nyine Kiliziya nk'uko yabitekereje izabona umwanya vuba. Abakristo bashonje bahishiwe bwo kugira ngo dushyigikirwe natwe dushyigikire Kiliziya, dukorane iyogezabutumwa riri powerful. Ni ikintu cyiza cyane nacyo kubona baratweretse statistics z'indirimbo, bakatwereka iriya, bakatwereka n'abandi ba influencers Gatolika bari strong, bakakwerekana wowe. Buriya Emi wanjye ndakwemera cyane. Merci beaucoup. Buriya nubwo uvuga ngo wabaye inspiré cyangwa se kumurikirwa n'iriya ndirimbo Nkubone, yaba mu mashusho meza n'ibiki na audio, nyine nuko ndi mukuru wanyu, nta handi wari kurebera, kandi uri Kiliziya. Wabonye n'ikiganiro ugishyiramo Catholic. Kiriya buriya umaze gusohora indirimbo Mani dukunda, wabonye ko nayisamiye hejuru kuri Patches TV. Mpemba kwanza abo wayikoreye, mpemba nawe ubwawe bahati nyirayo. Ariko urumva ko byose byakuvuyeho kubera ko nyine nawe uri igikoresho cya Nyagasani nkatwe twese. Tukira aho ngaho nkize wakitso, turakomeje, dufite n'umwanya wo kuzabikomeza. Bahati wahimbye Mani dukunda, nyine iyo twese dukunda. Jone nakoranye ikiganiro na Padiri Hakorimana Jean, ahari abantu ari kwihanangiriza no kwiyama, abantu bajya
bamusubiramo indirimbo ze batamusabye uburenganzira. yaburi yavuzemo Josh Ishimwe uramuzi, avuga n'undi witwa Iva Muziki, avuga hari n'amakorari ariko yo yagiye yegera baravugana. avugamo n'Abahati Weraris ko yandukura indirimbo nk'ubu agafata nka nkubone yawe akayandukura nyine ukugiye nyine mutanabivuganye. warakibonye icyo kiganiro? Kuyandukura se uvuga ni iki? Nukuba inspired nayo akandikiye cyangwa ahita afata version agahita akandikura nkubone agakora copy agahita asohora ko ari we wayanditse nyine nkuko yanditswe. ariko hari igihe wenda agira inspiration agasanga ari nk'ijwi yibagiwe akarigushyiriraho nka basse cyangwa tenor. Kuri wowe bikubayeho wabyitwa rute nka Bahati afashe nkubone agahita akongereramo irindi jwi utari warashyizemo wabigenza ute? Bahati Weraris ubyutse mu gitondo ugasanga nk'indirimbo yawe nkubone yayifashe akayarumoniza agashyiramo amajwi utashyizemo akayongerera amajwi, wabyitwaramo? Njyewe yaba we yaba n'abandi bose nabagira inama nk'uko Oreste yabikoze, ansaba nje wese ndaje. ubonye ko hari uburyo nge nayiririmbyemo ariko nyine yarayinsabye aravuga ati mu ndirimbo zawe hari ndimo nakunze cyane nashaka kuyisubiramo. ndamubwira nti icyangombwa nuko utayidenatura cyangwa se ariko uyameliore ushyiremo ibintu byiza birenze uko imeze. mva ko yashyizemo amajwi meza. nakunze uburyo abakobwa yashyizemo bagendaga baba plus creative kandi usanga indirimbo irakunzwe cyane, yagize views menshi. nta kibazo ayisabye. ikibi nyine buriya soustraction frauduleuse n'ubujura. ni nko iyo ntagusabye ubwo se urumva nawe kwihandagaza nkakubwira ntiyemi na Bahati Weraris ndashaka gusubiramo mani dukunda ntabibabwiye. ariko hari uburyo nge numva ibintu mu buryo buri positive. wibuke ko ndi kuri Patches TV dufite indirimbo nziza cyane mu gitabo cy'umukristo zitari zizwi. ngewe benshi sinari nzi n'abakompositeur bazo. fata par exemple niyeguriye Nyagasani imwe yanjye na muri hari ari izanyu ni padiri wayihimbye ni donc ubwo ngarutse ku ba Weraris n'ibiki. d'abord Weraris ni umuhanzi mwiza, ntabwo ibyo bintu nzi ko atapfa kubikora. ariko ndi positive mbwira n'abantu ko ibintu byari byihishe iyo ngiyo sibyo. niba urubyiruko mwebwe n'abandi mwarapfupfumuye iyo ngiyo mukabizamura mukabigira byiza bigatuma na ba nyirabyo bamenyekana, ntabwo twakagombye kubigira polemique ngo nuko byabaye byiza. ahubwo wenda umuntu niba hari ikintu kitagenze neza muri iyo ndirimbo yashaka uburyo gikosora. ubwo wowe ni ukuvuga Padiri Nyombayire Faustin Bahati yigeze afata indirimbo ya Padiri Nyombayire Faustin amushyiraho ijwi ritari ririho, amumerera n'abaramubwira ati kuki wongereho ijwi kandi nge ntararishyizeho. na Padiri Hakorimana nawe yaramwihanangirije kuyihe ndirimbo kuri Padiri Hakorimana ni harimo tuje iwawe. hari ukuntu yagiye abongereraho amajwi nyine cyangwa akabakosoraho. we no mu kiganiro twakoranye yavuze ko hari igihe yumva barashyize nk'inota ahatari ngombwa nka ruto bari kuyishyira hejuru bakayishyira hasi agahita yikosora. ubwo wowe ari wowe wamureka nta kibazo? ngewe kubera ko papasi yanjye ni evangelisation, ntabwo ari ukugaragaza ubuhanga mu manota cyangwa ntabwo ari ugushaka gushaka views mu buryo no message. icyo nshaka nuko indirimbo yanjye niba narayiremye mbihawe n'Imana, nkagira Imana, nkabona abasore bayikora neza nabo atari ibintu by'imikino ahubwo bayiha ubwiza nkuko musanzwe munabikora. kuri ngewe nta kibazo.
ariko hari abantu nyine bakomera ku byabo bakabana rigide ku bijyanye n'amanota ngo ahangaha wishira inota ahangaha wongeye ibingibi ibyo ntacyo biba bimbwiye ngewe none se bica muri paruwase mu maparuwase bica indirimbo zingahe tujyayo se tukababwira ati attention iyi ndirimbo mwayishe nubwo bitaba batabyandika ariko baba reka ahubwo twebwe duhimbira abantu duhimbira mwebwe duhimbira ba mwebwe iyo mugiye bikaba ngombwa wenda ko muhindura usanga public cyangwa se le peuple de Dieu yarahinduye indirimbo wowe nyiri indirimbo cyangwa muhanzi hari uburyo wayigorora wenda ukayamamaza nk'uko tekinoloji y'iki gihe isigaye ibikora urayamamaza abantu bakayikosora ariko bayiririmba rwabibwita yenda twegeye imbere gato akandi kitso wakoze amakonseri menshi ndagira ngo wibutse abanyarwanda abari bakuze n'abandi bashyashya batari yenda baza ayo makuru umaze gukora konseri zingahe wazikoreye hehe ndaje ariko mbere yuko ngera muri izo konseri hari akantu ikibazo wambarije kijyanye n'ubuhanuzi hari akantu nshaka gusobanura umuhanuzi ni iki le prophète qu'est-ce que c'est qu'un prophète un prophète c'est un porte-parole cyangwa une porte-parole de Dieu n'umuntu uhetse ijambo ry'Imana ufite ijambo ry'Imana ufite amabanga y'Imana agomba kugeza ku mbaga y'Imana uwo murimo iyo usomye catéchisme de l'église catholique usanga by'umwihariko ari umuhamagaro w'abarayiki kuva kera na kare ntabwo ari abahereza bitambo batorwaga nk'abahanuzi n'abantu nkawe bavuye ahantu kure itisi ukabona aje yuzuye Roho Mutagatifu akavuga kandi ibyo byose biberaho kugira ngo Yesu yarabivuze choisir les humbles pour confondre les orgueilleux cyangwa les faibles pour confondre les forts donc guhitamo abanyantege cyangwa se abaciye bugufi kugira ngo nabyita se gukoza isoni cyangwa isinzi kuko waraho natwe yagiye twifashisha kandi twaraturuse inyabitimba ariko murakomeye kubera ko Imana yabahisemo alors Imana niba bavuze ati urabona ko ndi nk'umuhanuzi ibyo ni ibisanzwe naririmbye hindura amateka covid ntiyaje guhindura amateka se AI ntiri guhindura amateka se ari guhinduka wari warabihanuye ibintu byinshi biri guhindura amateka kandi Yesu ari mu Yesu yarangije kuza aturimo abantu benshi abakristo bimbitse barabizi sinakubeshya cyangwa nkubwire ngo ni ngewe nawe ubwawe muri uyu murimo wose umaze imyaka ukora hari igihe wazigize inzozi zigukora ku mutima ndetse zituma unahindura inzozi zo guhura nawe hari abantu nagize guhura na Rwabigwi nyine numvaga niyo twahora nkagukoraho nkumva ukuntu bumeze irankubone yaradukomeye noneho wowe niba icyangugwe wacu wowe uravuga ngo nagize inzozi zo guhura na Rwabigwi ariko ngewe mu nzozi Bikira Mariya yavugiye ko ngomba gukorana nawe wow je no yumwe nka kabiri cyangwa gatatu mu nzozi icyo gihe nyine wari ugisora ziriya ndirimbo ntakuzi nkwibazaho byinshi mu nzozi wowe uravuga wowe nyine uvuga ibifatika ngewe nkubwira ibidafatika ariko by'ukuri birenze n'ibifatika c'est ça que les gens se trompent abantu baribeshya cyane bagashaka amapreuve Imana ntiriho ntifatika ibiki ndabamenyesha noneho ko mwisi mutareba isi mutareba nifatika kurusha n'iyisi tureba ifatika nabwo n'ubuhanuzi kubera ko ibi byose bikorerwa dans le monde visible bitegurirwa dans le monde invisible
ujya uvuga nk'umufilozofe witwa Plato yaravuze ngo ibyo twe tubona hano ngo icyo twita romondere ngo ni udushashi ukuri nyakuri, icyo twe twita ukuri nyine aba ari agashashi k'ukuri nyakuri. Reka nguruke ubonye ubwiza ukavuga ngo Rwabigwi ni mwiza asa neza, bigucira amarenga y'ubwiza nyabwiza nyine, nibyo bashatse. Fata urugero rw'umuntu tishaka kugutanga urugero rw'Imana. Fata urugero rw'umuntu afashe famiye ye arayipakije bagiye muri tourisme ahantu gutembera, sibyo? Umuntu usanzwe wenda nta nubwo yafashe umwanya wo kubisengera, ntazi ko bikomeye, utera umuryango akawutwara itisi, byagiye biba mu mateka. Yagera iriya imodoka pufu, njya mbyumva, si wagiye ubyumva? Alors byagiye biba no mu mamodoka za Jaguar n'ibiki byose n'ahandi no mu Nyungwe itisi. Ndakumenyesha ko iyo accident Sekibi byose bayarangire kubitegura, kubiplanifier dans le monde invisible. Kuko ikibi cyose kiva kuri Sekibi, kandi Sekibi arihisha mu buryo buteye ubwoba, uretse ko ntiyihisha kurusha Imana. Ko ntiyayicika. Abantu baziza Imana kucecetse. Ariko hari umukardinal Sara yanditse igitabo kitwa niba ari la force du silence. Bon, niba nibeshye barambabarira, ariko Imana dukomeje dufashe no muri urwo rugero, tuvuge babyutse bakajya mu misa bakiyambaza Imana bakavuga ati Imana turinde tugiye gukora urugendo. Imana nayo ijyana na Sekibi, iri kuyireba neza uburyo iri guplanifia, yashaka ngo ihirike ya modoka, abamarayika bakasesekara bakarinda wenda ukabona yari kugwa nkiriya ariko ipine irapfumutse, abahise babana aho ngaho n'abamarayika. Noneho twebwe tukaguma ngo accident means what? Accident ni izina twabyise, ariko réalité irazwi dans le monde visible, même dans le monde invisible. Mure twavugaga yari kujya ahantu mu gukora akazi mu gitondo abyuka, kandi abantu bamwiteguye, imodoka ye yapfuye mu gitondo yanga kwaka, kandi we yababaye n'ubu yababaye ko ntaragerayo, ariko ushobora gusanga ari abamarayika babigize kugira ngo bamurinde icyo kintu kindi kikaze cyari kuba, ariko we ntabizi. Bon, biri mu buryo bubiri. Shobora kuba ari abamarayika ari Nyagasani wamurinze ikibi, nk'uko yaba ari ikintu gikomeye cyari kumugirira akamaro yateguye ko azakora, ariko ntiyiyambaza Imana bihagije. Urabona kariya gatabo njya mbaha karimo 25 prayers, harimo n'iri sengesho rya Kiliziya ubona natangije ry'igifaransa, yose hari yemewe na Kiliziya ya masengesho yose. Ndakumenyesha ko nyarya buri munsi, niryo funguro rigutunga. Nagi n'igitambo cya misa, yego, sibyo? Adoration, gushengerera. Nta rugendo njyamo ntabanje kujya mu gitambo cya misa. Ntibibaho keretse baje bakantungura bakavuga bati itisi, ariko nabwo ndapfuka bagakubita first Holy Spirit yanjye buryo bwihuse, nkafata rozari yanjye ntiwayibonye. Hano hari ubuzima bwa Yesu. Nizere ko kuri kamera bari kububona neza. Urabona utu tuntu? Uyu ni Saint Benoît uri hano. Ni shapure iba ya Saint Benoît, buri bifite imbaraga cyane. Saint Benoît n'umutagatifu wirukana amashita wabayeho kuva kera, nta shitani yamukinishaga. N'uyu musaraba ubona ni umusaraba wa Saint Benoît. Ahubwo umusaraba ufate neza kuri kamera, urumva? Alors abantu baza impamvu ku musaraba munini, noneho reba hano inyuma, si byose. Uyu ni Saint Benoît, ni umutagatifu uzwi muri Kiliziya kwirukana amashitani.
nk'uko Padiri Pio azwi mu gutanga penetensiya no kuba niba babyita sinibuka, ariko kuba yaba ari gusomera yabaga ari gusomera igitambo cya misa hano no muri Amerika bakamubona cyangwa vice versa. Ibyo bintu ndumva nanigeze mbyumva. Padiri Pio mutagatifu ukomeye cyane, nawe yagize amastigmate gutya mu ntoki ibi aho nka Kristo. Yego, urumva noneho ufata iyo warangije gukubita igitambo cyawe cya misa, warangije wavuze uti mfite rozari yanjye, uyu ni Saint Benoît sibyo, uyu ni Archange Michel, Saint Michel Archange byanditseho sibyo, uyu ni Bikira Maria, uyu ni Saint Joseph, ariko Saint Joseph ni Saint Joseph na marayika murinzi wacu. Buriya ufite umumarayika murinzi ariko zo ujye umwibuka. Abantu bibereyeho nyine ni kama wanasema kwa Swahili kama vipepeo. Et c'est grave. Oui oui. Kuko nta wiremye. Alors ikibazo ungarure ku murongo twari tugezeho, twari duturutse n'ubundi tukiri muri context y'indirimbo ukwemera nuko kudusogongejeho gake. Nkubajije ndagarutse bwa buhanuzi. Indirimbo zose nagiye nuvuga ko bavuga ngo un vrai prophète, ça va, kugira ngo umumenye ce qu'il dit ou ce qu'il chante se réalise. Ibyo bintu ndabyemeye. Kubera ko nacyagiye biriya by'Imusanze abapadiri abasaserdoti baravuze ko ikintu kuko n'iby'ikibaho n'urugero kugira babyemera, hari ibintu babanza gukora by'ibizami bakazareba ko n'ibyo yavuze byabaye koko. Bien sûr, ni jambo ry'Imana rivuga ngo Dieu ne fait rien ici sur terre sans en aviser à ses amis, à ses serviteurs, les prophètes. Nta kintu Imana ntabwo imeze kwa kundi ivuga ati reka mbagwe gitumo. Hoya ibanza ikakohereza abantu, ibanza ikakoresha Roho Mutagatifu ikakwibutsa. No Yesu yavuze ati hagowe umuntu uza qui pêche contre l'Esprit Saint. Urumva n'uyu nibi bihe turimo, uragira ngo hari utazi ko Yesu agiye kugaruka cyangwa se Yesu ubwami bw'Imana bwatugezemo, kuko ibimenyetso byose byarigaragaje. Yego, sibyo cyabikeze. Buriya muri Bible hari abantu batanasoma, byanditse ngo nyuma ya cyacyorezo buriya covid nicyo cyorezo cyambere cyapfukamishije isi yose, nta kindi kibaho. Cyo cyambere ibindi byagabikesheje isi yose lokari, ugasanga ari nk'ibyo mu Rwanda gusa cyangwa Amerika cyangwa reba intambara ziri ku bubungu. Isi yose uzakurikira ama speeches yaba president batangira bavuga bati muri iyi si ya incertitude. That's a monde d'incertitude. Ibaze Trump akabivuga, ubufaransa akabivuga, abantu bose baperezida bose bakomeye bakavuga ati muri iyi si turimo ijegajega. Ntaho byabaye mu mateka ko babaga bafite puissance ubona nk'abo bametrize ibintu byose, ariko ubu no ni ikimenyetso. Inzara, ibyorezo, kubura urukundo, abantu urukundo rugakonja pe, abantu bagasigara baramya ifaranga. Ni ibimenyetso. Alors umuhanuzi kugira ngo mumenye nuko icyavuze cyangwa icyaririmba kiba. Ntabwo ari nk'abandi bavuga ngo twubake ngo bubake ubwato itise ninde suza umunsi n'isaha. Muri titre ndaza gushyiramo ko rwabiga ari umuhanuzi kubera ko dufite evidences, ibyo bimwe mu byo yavuze byamaze kuba. Ibyo ni ibyawe uzabyirengera. Urumva jewe buri icyangombwa nuko imitima y'abantu n'abantu surtout les générations actuelles, reba nk'aba bana bari bato bakiri bato ba jeune, ni tutababwiza ukuri kw'ijambo ry'Imana tuzabaha iki?
nibakora amafuti dutangire tuba blaming, niba nta muco bafite nta burere bafite tuba blaming. None se umwana ufite 20 ans 21 ans 25 ans adafite richesse wowe wahawe muri seminari azayoborwa n'iki? Nkubwiraho kare nk'ukuntu mu seminari ibyo batugaburiye ni urugero, twakoze imyiherero, twumvise za misa, twavuze amashapure, twarashengereye, twakoze siporo, ariko tukajya twivovota tukumva biratubangamiye. Ariko ubu ngubu iyo utanyaho gato ukavuga uti bya bintu reka mbivemo mbyigobotore ku bucakara bwabyo, se kibara ukabora se kibakakuboza, uhita ugereranya iyo eta urimo niyekerewe muri seminari ugasanga iyo ngiyo ariyo nziza ukayigumamo. Ariko nk'umuntu udafite reference none we abikibore burundu forever. None dukomereza ku kirone w'abantu birengagize ko kuri, ndetse namwe mwavuye muri za seminari mukagenda mukabihisha iyo mugasa nkaho ntacyo muzi, kandi mufite ikiriziya yarabahaye ikiryo gifite imbaraga. Oya, agashashi ubona muri iyi si yo hanze hanga nuko irimo abantu bize mu seminari n'agashashi gakeya gahari, kandi nawe ndabizi ko wayizemo. Ngewe ntabwo nize seminari, uzabaza wize muri grand seminari. Nize mu bayezuiti, donc amashuri yanjye yose ndi umuyezuiti. Yego, ni seminari. C'est différent du séminaire, kuko no mu bayezuiti abajya muri za seminaire, sibyo? Ariko ngewe ndi umurayiki nubwo abantu banyita padiri, ahubwo abarayiki umve deja ikibazo kuki banyita umupadiri, nuko nsenga cyane. Yego, kandi buri wese ahamagariwe gusenga cyane kugira ngo ahure n'Imana. Umuntu udasenga, nzabishyira no muri jingo y'ikiganiro ngiye gutangiza, ukwemera urukundo ufitiye Imana, sibyo? No gusenga byimbitse nibyo biguhuza n'Imana. Mbere yuko tugeraho ngaho nibyo biguhuza n'Imana n'ibikorwa byawe. Turaza kuvuga, tugiye kuvuga tukana ku musozo kuri ko ugiye kugarura bya biganiro biduhemba ngo bibahemba nta soni, byogeze ubuti, byogeza birabwogeza, ariko natwe bikanaduhemba. Tugaruke ku makonseri. Ikibazo nakubajije wasimbutse, nifuzaga ko hari igihe ukora nka konseri nk'Irusizi bakagira ngo ntihonyine uyikore, kandi aho wagiye ukandagira hose ukora konseri byabagiriraga akamaro. Korari bisiga iteye imbere nka kumwe abantu bavuga bati turi muri yubile y'imyaka 25, burya baba bahimbaza n'ibyo bagezeho. Iyo rero abantu bose mwakoranye konseri, ubu yose ihimbaza ibyo yagezeho kubera iyo konseri cyane. Rero ubwo naringize ngo yenda twibutse abanyarwanda, abari mu Rwanda n'abari muri diaspora, amakonseri wakoze, umubare wayo naho wayakore, n'amakorari mwayakoranye, twerekeza ku musozo. Amakonseri ni konseri ya mbere harya nayikoreye Musanze cyangwa Cyangugu, numva ari Cyangugu. Oya, wayikoreye Gisenyi, i Rubavu. Reka buriya nari naravuye Cyangugu bwa mbere, nyinshi nagiye bien sûr, ni kuvuga de concert professionnel, tiriya zo mu rwego ruhanitse, ariko izindi hano zabaga zihari ziciriritse nyibarirwa muri kiliziya gusa. Umuhanuzi rero ntafungirwa muri kiliziya, muri kiliziya arasohoka, imbaraga ze ntabwo wazitsindagira ahantu hamwe ngo bikunde. Umuhanuzi aba ari uwa bose, buriya n'abarokore yari umuhanuzi ni uwa twese, kuko ntabwo avuga ibintu by'idini cyangwa ibintu by'abantu bamwe cyangwa iby'agatsiko. Buriya abwira n'abapasitori babo ahubwo bakamwanga ititi, kubera ko avugisha ukuri kwinshi rimwe na rimwe. Nakoze konseri Icyangugu inshuro ebyiri nziza cyane, nakoze konseri ebyiri Musanze nziza cyane, nakoze konseri ebyiri Rubavu, n'ubu mvuye Rubavu, twakoze konseri nziza, twaririmbye indirimbo nshya zitwa Mfite Ijambo, ikindi nzakora kanjye nawe ukora kawe. Izo ndirimbo ziri deja kuri YouTube, wazishyize kuri YouTube, zakozwe na Emi na yaba muri studio ndetse mu mashusho afatanije na Moses usanzwe nkorera ama video. Ndagushimiye cyane.
concert nakoze concert muri Sainte Famille, nakoze concert muri paroisse yanjye Regina Pacis ebyiri, nakoze concert Gikondo, nakoze mu Butaliyani nakoranye concert na korale y'Abataliyani Gitarama, ahubwo ni naho ndangiriza uyu munsi nahuye nabonye indirimbo ya Saint Pierre, Chorale Saint Pierre. Mana yanjye ugereranyije uko nakoreye Igitaramo nuko basigaye bameze, ni igitangaza. Ibyo nakubwiraga imbuto za concert nkuko bavuga imbuto za yubiri, nibyo nakubwiraga mu kanwa. Ni nk'ibyo kuko ntago bibasiga gutyo, ntibishoboka. Wahura n'umuhanuzi se ukaguma gutyo. Buri korali yose mwakoranye ntago nyine igira ikintu yunguka. Ntabwo wahura n'umukozi w'Imana wanyawe ngo ugende uko waje, ntibibaho. Tugiye kugana ku musozo kugira ngo tugiye gushyiraho akitso kugira tuzakomeze ubutaha, kuko dufite ibintu byinshi, uri mwinshi. Tugiye kuvuga kuri projet zawe nyuma y'indirimbo. Twavuze ko ufite indirimbo nyinshi, turirimbe 5, nkubaza na philosophy iri behind context wakoze mu indirimbo zawe, bisobanura abanyarwanda. Tubwira no ku makonseri, tukomoza no ku butumwa, kubikora nka evangelisation. None tugana ku musozo, nizihe projet, niki kigiye gukurikiraho nyuma ya zira ndirimbo iziri kuri YouTube zasohotse deja no kuri Pacis TV, no kuba hari ikiganiro wari waranatangiye Pacis TV Spiritual Talent Show, no kuba na Kiliziya hari umugambi, hari projet nshyashya igiye kwinjiramo, Catholic Influencers Connect. Ubwo tutangiye gusogongeza ku bantu cyane. Nyuma y'ibyo byose kandi bikaba bifite aho bihuriye n'ubutumwa bwawe n'ubuhanuzi bwawe n'ibindi byose turi kuvuga bimaze kwireyariza kandi wari waravuze mu ndirimbo zawe. Hagiye gukurikiraho iki? Bon, mpereye kuri icyo Catholic Influencers singitinda, ariko abantu bagomba kuba excited kuri icyo kintu, kuko nta nubwo twatinya kukivugaho, kuko uribuka twaganirijwe n'abapadiri 4 batatu 4 bakomeye muri paroisse yacu, kandi harimo na padiri mukuru. Buriya abapadiri ntabwo bapfa nta nubwo bahubuka, ntibibaho kuvuga ikintu batarakimurishije. Mûrir ni verbe y'igifaransa utapfa kuvuga mu Kinyarwanda ngo barabitekerejeho cyane. Gutekereza ni kimwe, ariko mûrir c'est encore plus profond. Niba bavuga bati tugiye gukoresha abana bacu aba influencers, babandi bavuga ari kijyana rwose, paf emi yatera akantu hariya, nk'ubiki kiganiro n'ugiteraho washiduka 5,000 bikibonye. None ni misayihe upfa gushyira hariya kuri YouTube igahita ikubita 5,000. Ntabwo biba byoroshye, nyine ni bwa bushishozi bwa Kiliziya, bashonje bahishiwe. Umunsi tuzagira Imana tukabona Kardinali wacu azabihumugisha byose abisoze, kandi Kiliziya yose y'u Rwanda ihita ibimenya. Alors nsubiye ku bindi waruvuze bijyanye n'amaproje, sibyo? Siko waruvuze. Hari igitaramo gikomeye nakoreye Igoma mu bihe bikomeye, amashusho yayo ntarasohoka. Zirimo indirimbo nka Takatika Vita, tes demeures sont toutes magnifiques. Hari na oui vraiment qu'il est bon de vivre ensemble en frère. Ni igitaramo nateguye, ni nka risk, buriya ngendo muri risk take, no muri business, no muri murimo, I take risks. Nagiye ari mu bihe bigoye bikomeye, kandi buriya ugukunda cyangwa umumenya mu bihe bikomeye. Nkora icyo gitaramo, ni album yuzuye hafi, tuzabikorana nawe tubinoze neza, dukora amashusho tuyanoze neza. Iyo izaba ari album imwe. Album ya kabiri ni iyi ndi gukora indirimbo nshya hafi 10, 12, 13 zizasohoka vuba, ziri gusohoka, ariko nirangira
ubwo tuzakora ibitaramo hamwe n'amakorali z'inshuti zanjye yaba Rubavu yaba Ruhengeri yaba Cyangugu yaba Gitarama kugira ariko ayo makonseri nifuza ko azabera hano Kigali pana kujya iwabo nabo bazazi wajya kubasanga nabo bazaza kandi barabyifuza ejo bundi Rubavu baratubwiye bati dufashe natwe dutegura igitaramo Kigali umva ko nzaba nujuje icyo basabye iyo album ni izo album ebyiri tuzazironcinga nyine tuzikubitira hano Kigali ubundi tujye na Bukavu iwacu aho navukiye n'irya amashuri yanjye yose kuva primaire na secondaire mu kwa munani gutyo naho tugende tuzikubitireyo ubwo si projet ebyiri nkubwiye projet ya gatatu rero nako ni projet 3 nkubwiye harimo ni ya Kiliziya wibuke ko we are influencers nawe ubwo dusa nkaho twabonjesheje abantu projet ya nyuma yo ni fire fire sibyo ni imeze kimwe na ziriya projet zinyine nagiye nkora yaba muri Patches TV yaba muri Défendons notre église ni award shaka gushyiraho buri quadrimestre buri nyuma y'amezi 4 kuvuga ko mu kwa 4 mu kwa 8 mu kwa 12 sibyo nuko bizajya bigenda bikurikirana nzajya mpemba amakorali nk'atatu mu makorali meza cyane ya performance afite indirimbo zabo nta bintu bya bibazo biwavugaga byo gusubiramo indirimbo z'abandi icyo gihe cyabayeho abantu bashatse bagihagarika bagatangira bagahimba bagakora ibyo nkuko nzakora kanje bagomba gukora nzakora kanje ni ukuvuga ko nko muri iyo award nta ndirimbo yasubiwemo nzakira sibyo nta ndirimbo itaryoshye nzakira nakwereka nk'indirimbo video ebyiri za reference wenda twe tuzasaba izirenzeho iriya ndirimbo ya Saint Pierre nshya Gitarama Saint Pierre Gitarama nimba ikozwe neza mu mashusho nta kavuyo bijyanye neza niba ari indirimbo yabo y'umwimerere urumva ko ni nziza ni yabo umupadiri wayihimbye arimba muri yo korali ndabizi hari n'indirimbo hari n'indi ndirimbo korali ya Ines Ruhengeri yaririmbye nziza niba yitwa Saint Joseph sinibuka hari n'iyacu ya Catholic All Stars tuzayikwereka ntabwo turayikwereka nusanga ari nziza natwe tuzabarirwa muri ubwo nyine bizaba mu bice bibiri ubwo ko mubanza mukandika kuri email mutanga uburenganzira bw'izo ndirimbo ba nyiri indirimbo bakazitanga ko sinzakoresha indirimbo tutahaweho uburenganzira 100%. Dufate urugero rw'indirimbo ya padiri wavugaga ni padiri nka padiri Hakorimana Jean niba ari mu Rwanda niba ari hanze ubwo muri jingo bazabona emails babone telefone bahite bandika nyine baduha uburenganzira bwo gukoresha ziriya ndirimbo mu kiganiro sibyo uko ni award nziza cyane Mother Mary International School umubyeyi Bikira Maria nabo bavuze bati ntabwo ari Cyprien wenyine ugomba gukora iyogeza butumwa natwe nk'ikigo twamushyigikira ndumva ko niyo mpamvu urumva ko niba narabahaga award mukishima ndumva ko nihiyogeraho agakeregeshwa ka Mother Mary zaba ari powerful zaba ari somehow byiza yego n'amafaranga azayiziyongera ureka kuvuga amafaranga iyo uri kumwe nanjye jya uvuga Imana jya uvuga iyogeza butumwa etc ibindi byose Yezu yaravuze ngo mubanze mukorera ijuru ibindi muzabihabwaho si byose urumva ko niyo yaba niyo award niba ari coupe niba ari amafaranga y'amanyarwanda niba ari amadolari niba ari iki urumva ko ni ikintu kije kuba wowe tu sais ce qu'on appelle la motivation stimulus wowe wize science kwanza stimulus ni ikintu kikuvana kivuga ati uravuga uti narinzi ko nagezeyo kumbe ndacyafite urugendo
urumva Rwabigwi anyongereye akabaraga Madame Mary inyongereye imbaraga icyo gihe ni muri ubwo rwego urumva ko nta muntu utarakoze wabona award hari uzi ubahoze award barayikobokera nibyo rero tugiye gukoraho kandi urumva ko bizakurura bizajyana ku rundi rwego d'abord indirimbo umwimerere uburyohe bw'indirimbo video amashusho yo mu rwego ruhanitse sibyo amajwi abaririmbyi uburyo basohoka uburyo binjira uburyo batekereza uburyo bari mu byo baririmba tari bya bintu byo kwishushanya ubona tutagiye mu isengesho ryimbitse byose bigomba kuba ari beautiful kandi byimbitse Rwabigwi turagushimiye kuri uyu mwanya utugeneye n'umuganda utanze kuri Emi Pro Media ariko unawutanze muri kiliziya yacu kuko niyo operating system nkoreramo urandemeye kandi ubwo ndumufatanyabikorwa wawe kuko nawe nibwo butumwa ufite kandi turi imbuto zawe niwe twarebeyeho turi imbuto zawe ubwo ni ubutumwa bwawe bukomeje no mu yindi miryango amen nyagasana bisingije turagushimiye cyane rero kubera ko ikirere kiri kugenda gihindagurika kugira ngo ku buryo bwa tekinike bitaza kugira ariko no kugira tutarambira abantu kugira dushyireho akitso tuzakomeza ubutaha icyo gihe nikigera tuzongera tugusure bigiye gutangira izo projet zimwe na zimwe tuzagenda tuzivuga buri yose ku giti cyayo muri detail kuko abantu baragukunda cyane tunashishikariza abantu kujya kuri YouTube mugashaka Rwabigwi Cyprien mugakora subscribe kugira mu indirimbo ze hari zamaze gusohora nshyashya ziriya nshya barazinsabye cyane bagende baziryoherwe muri iyi minsi ari kubakorera indirimbo nshyashya atari ugusubiramo mfite ijambo minuit nzakora kanje nguhaye isuka n'izindi zigiye kuza mujye mukore subscribe kugira ngo mujye mukomeza mubone update kandi mu sharing n'abandi ntimubyihererane cyane murakoze cyane bazaba bari kwamamaza ivanjiri yego murakoze cyane urakoze Emi Pro uri inshuti yanjye ndagukunda cyane merci merci komeza umurimo wa Nyagasani wampaye inspiration kandi ntago ari mu muziki gusa no muri discipline nkureberaho wow cheers yego Nyagasana guumugisha Imana ibinkomereze n'abadukurikiye turabakunda cyane. Be blessed in everything in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.